uyu munsi turi hano kugira ngo abantu bazamura impano zabo mu buryo bwamamaza Imana, cyangwa se abantu berekana impano zabo cyangwa bakoresha impano zabo mu buryo butuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma reka turebe ijambo ry'Imana kugira ngo tubonereho gukomeza na gahunda cyangwa se no kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turareba mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Yes, ni igice cya 3 ku murongo wa 29. Iyo tugeze muri irushanwa ndabizi neza ko mutagendanye Bibiliya mukoresha iyo mfite. Abantu benshi ngiye baba bayifite muri iki kinyejana, benshi ngiye irahari. Haravuga ngo ku murongo wa 29:3 nicyo gitumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uvuga nabi Imana ya Saduraka, Meshaki na Abedunego azatemagurwa, kandi urugo rwe ruzahindurwa nk'icyavu, kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Imana ishimwe. Mu gice cya 5 ku murongo wa 11 w'icyo gitabo nyine cya Danieli aravuga ngo kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagaho n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge bihwanye n'ubwenge bw'Imana, kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi. Hanyuma kadusoreze muri 6:26 avuga ngo umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Shyize itegeko ngo abantu bo mu batware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danieli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Rero niyo mpamvu tuba dutangiranye n'ijambo ry'Imana, kuzana impinduka ahantu utuye cyangwa se mu gihugu cyangwa se no ku isi yose. Twasomye rero amagambo mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Danieli hamwe na bagenzi be bagiye i Babuloni ari abana, imyaka 14, 15, 16. Bari bakiri batoyi, bava iwabo mu gihugu cy'Isiraheli. Umwami Nebukadinezari abatwara i Babuloni. Ntago cyari igihe cyari kiboroheye, bari bafite ikibazo nyine cy'uko bagiye mu bunyage bavuye mu gihugu cyabo, kandi n'abana bari baravukiye ahantu heza nabo mu miryango y'ibwami. Ntago ari abana basanzwe cyangwa baciriritse, bari mu miryango y'ibwami. Nebukadinezari yari afite impamvu, yarabanje ajyana abantu b'ibwami, arasubira azatwara abacuruzi n'abakora ubukorikori. Ku nshuro ya 3 nibwo yarangije igihugu neza. Hanyuma abo bana bagezeyo, Nebukadinezari ategeka yuko babashakira abana beza bafite uburanga, ngo bafite n'ubwenge. Muri abo bana beza rero habonekamo Danieli, Saduraka na Meshaki na Abedunego. Gusa babahindurira amazina, babitirira amazina y'ibigirwamana by'iwabo. Danieli bamuha izina Saduraka, ni izina ry'ikigirwamana cyo muri Babuloni. Hanyuma Meshaki ni izina ry'ikigirwamana, Abedunego naryo ni izina ry'ikigirwamana, kugira ngo babibagize Imana y'Abaheburayo. Barabahindurira rwose. Noneho nibajya bahora babita izina ry'ikigirwamana, umuntu agereho yiyibagirwe, agire ngo ntago ari Umuheburayo. Hanyuma rero aba bana bari bazi neza abo bari bo mu mutima, apana inyuma. Bakigera i Babuloni, babashyize mu ishuri ry'imyaka 3 ryo kwiga urukarudaya. N'iki ikintu cya mbere babanje gukuraho ni imirire, kuko bari bazi yuko i Babuloni bayiterekeje. Avuga ati, wacu mu Baheburayo kirazira kikaziririzwa yuko umuntu arya ibiryo byaterekejwe. Imirire babanza bayikuraho. Hari ibintu rero bituma impano yawe yavanza. Uyu ngo yarafite yabonekagaho n'umucyo, kandi ubwenge yarafite ubwenge. None akora ibintu kugira ngo uhindure ahantu
twabanje tuvuga kimwe cyo kuba uri mu mwuka w'Imana ugomba kuba ibyo ukora biri ku rwego rwiza, biri mu buhanga, bisobanutse, biri mu bwenge. Hari ibintu byinshi bituma umuntu aba influential, ahindura abantu bamwiyegereza. Kimwe wenda ni position yaba afite, ariko kwa Dawidi we nta na position yari afite, yabakuruje impano afite. Yararirimbaga myuka mibi gahunga, babona ubutwari bwe mu ntambara, babona uko yishe Goliyati, babona batangira kuririmba ngo Dawidi yishe inzovu, Sawuli yica igihumbi. Abakuruje ibyo akora. Musi umwe Farawo yabwiye abantu bari kumwe, bari Yosefu avuye muri gereza, yaraje amusobanurira iby'inzozi ze zavugaga. Arangije aramubwira ati rero gerageza ushake umuntu ugukorera stock. Ubundi muri Egiputa niho hatangiye bino bintu by'ibigega tujya tubona ngo turimo turahunika. Ni Yosefu watangije uwo mushinga. Shaka stock, hanyuma iyo myaka 7 muyibikira ibiryo. Babura umuntu n'umwe wabikora. Baravuga ngo noneho twakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana nka Yosefu wadukorera kino kintu. Bivuze ngo Farawo yashobewe, hakenewe umuheburayo uri mu mwuka w'Imana. System zose zishaka kuba corrupted, ariko hagakeneramo umuntu urimo umwuka w'Imana kugira ngo ahindure ibintu, kugira ngo ibintu bibone umurongo, kuko byose Bibiliya yatubwiye ngo twaremewe gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Mbifurije rero guhindura ibintu mu izina rya Yesu. Abo bene data natwe twese turi aha ngaha biratureba, tugomba guhindura ibintu mu buryo bwose, kuko nta muntu udakeneye Imana. Aho umwuka ageze kandi ibintu birahinduka. Aho Yesu ageze ntabisiga nk'uko byari biri muri system iyo ariyo yose. Kwa Farawo iyo umuheburayo yahinjiye ibintu birahinduka. Kwa Nebukadinezari iyo hageze umuheburayo batangira kuvuga Imana y'abaheburayo. Kwa Dariyo iyo hageze umuheburayo batangira kuvuga Imana ya Danieli. Kwa Kuro iyo hageze umuheburayo, kwa Asuwerusi iyo hageze Esteri batangira kuvuga Imana y'umuheburayo. Ahantu Imana igeze, umuntu w'Imana ageze, hagomba guhita hahindura isura. Mbifurije rero guhindura ibintu mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Nibura no mu isoko ucuruzamo bajye bavuga ngo hano hantu hari Imana. Niyo waba ukora muri resitora, nahagusanga avuga ati nsanze Imana muri resitora, mpuye n'umuntu w'Imana. Nimba uri no muri media bajye bavuga ati mpuye n'umuntu w'Imana. Nimba uri no muri industry ya music, nufata microphone bavuga ati uriya muntu yaririmbye numva Imana ivugana nanjye. Kuko turabizi indirimbo nyinshi kera korali zabagaho, korali yahaguruka igiye kuririmba ukabona abantu buzuye umwuka w'Imana, abarimo abadayimoni bakabavamo. Aba baririmbyi wabagira umusemburo wa gospel. Abari muri social media, abari hehe watuma izina ryawe rihabwa icyubahiro, watuma imbaraga z'Imana zikora, watuma ibintu bihinduka, watuma industry ya gospel ihindura ibintu. Uhereye hano muri Musanze ibintu byahindura isura. Turakwinginze rero kugira ngo duhe kuba umusemburo w'impinduka mu buryo butuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Nsengiyumva Marlene, nkaba ndi nka komiseri hangaha, ariko nanone ntabwo ari cyo gusa, nkaba ndi umuyobozi wa Rise and Shine World nk'uko mubibona hano imbere. Rero hano imbere ngiye guhagarara nk'umuyobozi wa Rise and Shine, mbanyuriremo muri make kugira ngo mubashe kwinjira mu irushanwa, ariko muzi ngo ni bande bariteguye, ese intego yabo ni iyihe. Murakoze cyane. Rero nakomeza gushimira, nashimira timu twazanye, abari hirya no hino kugira ngo uyu munsi ubashe kugenda neza, ndetse ndashimira abajaji bacu bari kumwe natwe, ndetse ndashimira na Rise and Shine muri rusange. Ni benshi cyane ariko ntago bose bashije kugera hano kubera ko bitewe n'inshingano, ndetse ko bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero muri aka kanya ko gushimira, ndetse ndashimira n'ubuyobozi bw'akarere bwa Musanze, kubera ko ni bamwe mu badufashije mu myiteguro ndetse no kuduha ibyangombwa n'uburenganzira kugira ngo uyu munsi tube turi aha ngaha. Ariho mboneraho gushimira n'inzego z'umutekano, nazo zemeye ko zatuba hafi isaha n'isaha tuzikeneye, nazo rero turazishimiye. Kandi nanone turashimira
uwaje uhagarariye federasiyo y'umuziki hano mu Rwanda, nabo ni bamwe mu bantu baturi hafi, batubaye hafi kuva irushanwa ritangira ndetse kugeza n'uyu munsi, kandi turashimira n'inteko y'umuco. Ndumva abo bantu rero bose twabaha amashyi, n'abantu bagize neza. Nkuko nabibabwiye ntangira, ndahangaha nk'umuyobozi wa Rise and Shine. Akaba ari umuryango mpuzamahanga, ariko akaba ari umuryango w'ivugabutumwa. Ni mpuzamatorero, ushobora kuba uri umukatolike, ushobora kuba uri umwadeperi, twese twahuriramo. Ndetse mboneraho no kubaha karibu namwe mushaka mwatwiyungaho, nta n'umwe duheje. Akaba ari umuryango rero ufite intego, nkuko bivuze ngo ni umuryango w'ivugabutumwa, ufite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza bukagera hirya no hino ku isi, kugira ngo abantu benshi barusheho kumenya ubutumwa bwiza, ndetse barusheho kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Akaba ari ubwo ngubwo rero twatangiye, ariko nubwo ari umuryango w'ivugabutumwa, birumvikana tuvuga ubutumwa bwiza, ariko tugira n'ibindi bice dukora muri iyo Rise and Shine. Harimo ibikorwa byiza byo gufasha abatishoboye, kuba twasura abarwayi hirya no hino, ndetse n'ubujyanama butandukanye kuba ari hagati muri twebwe cyangwa se kuba bukeneye aho tubabonye. Rero akaba atari ibyo ngibyo gusa, tukaba tugira n'ibindi bikorwa byagutse bitandukanye, ariho turi buze guhurira ku gikorwa cy'uyu munsi nyirizina, aricyo gikorwa cy'irushanwa, aricyo mwajemo, aricyo cyatuzinduye. Akaba ari igikorwa rero Rise and Shine yateguye muri urwo rwego rw'ivugabutumwa, kubera ko ni umuryango w'ivugabutumwa, ariko nanone tuza gusanga ivugabutumwa rikorerwa mu buryo bwagutse. Nshobora gufata Bible nkuko umushumba wacu mu kanya tubwirije, ariko nanone nawe ushobora gukoresha impano yawe yo kuririmba ukageza ubutumwa bwiza kure hashoboka. Nubwo buryo rero twavuze ngo reka turebe ko twategura irushanwa, ariko irushanwa nanone ryaje rishaka abanyempano, nkuko rivugwa cyangwa se biri, ni ugushaka impano nshyashya, cyangwa se babandi bafite impano ariko badafite bwa buryo cyangwa se bwa bushobozi bwo kuba baza bakabyerekana. Turavuga rero twaza tukabasanga hirya no hino, noneho mukaza mukagerageza nkuko ari amarushanwa, tugashakamo abanyempano. Mwese muri abanyempano kubera ko mubasha kuririmba, ariko rero ni amarushanwa, niyo mpamvu hazagira bamwe batoranywamo. Ariko nanone ngisubiraho, uyu munsi ushobora kuza bagatora bagenzi bawe, ariko wowe ugasubirayo. Ntabwo bivuze ko udafite impano, ariko kubera ko amarushanwa hari uwo bakeneye. Uyu munsi rero mbona no kubabwira ngo kugira ngo uyu munsi nunasubira mu rugo ntibiguce intege ngo wumve ngo nge ntago nshoboye kuririmba, ahubwo ntago ushoboye gutambuka muri aya marushanwa, ariko uracyafite umurimo munini, uracyafite umurimo wagutse, ndetse ushobora no kuzayo ubutaha ugatsinda, naho utabikora unyuze mu marushanwa wabikora, kuko intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. None uboneraho kubibutsa ko ikigenderewe muri irushanwa, ego harimo agahembo gatubutse, ariko ntago ari cyo cy'ingenzi gusa. Twabwiye ko ari Minisiteri y'Ivugabutumwa, ni ukugira ngo dufashe bagenzi bacu kugira ngo bagaragaze impano zibarimo, ariko za mpano n'ubundi zivuga ubutumwa bwiza. Ariko ni ukugira ngo tubashe kurenza amaso kuri bya bihembo, tubashe kurenza amaso kuri izi kamera ziri butubone tukanyura ku mateleviziyo cyangwa ku binyamakuru bindi, ahubwo ayo maso tubashe tuyereke ese iri rushanwa nge naje kurushanwa n'iki nshaka kubereka abantu. Rero uyu munsi nkatwe nka Rise and Shine turi Minisiteri y'Ivugabutumwa, tuvuga ubutumwa bwiza, ni ukubwira abantu bakareka ibyaha, bashiki bacu baje. Ariko uyu munsi nawe ufite inshingano zo kuba wavuga ubutumwa bwiza ahantu hose uri. Rero ndagira ngo byibura uyu munsi nugirirwa amahirwe yo gutambuka cyangwa yo gusubira inyuma, nkuko Revera Primitive ahoza bitubwira ngo aho Abaheburayo bagiraga byarahindukaga. Ndagira ngo uyu munsi natwe aho turi tuvuge ngo nimba ndi muri Musanze, niba ndi i Kigali, niba ndi mu mudugudu w'iwacu, reka bihinduke. Ariko kugira ngo bihinduke bihera muri twebwe. Rero reka dukore amarushanwa, ariko kiri muri twebwe ni ukugira ngo tugaragaze ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza rero ntabwo twabugaragaza tudafite Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe dushoboza. Rero mureke dukora amarushanwa, ariko na nyuma y'amarushanwa ubuzima burakomeza, kandi ubutumwa bwiza bukeneye kugera kure. Nicyo numva nababwira. Murakoze cyane rero, Imana ibaho umugisha. Nishimiye yuko muri hano,
nk'uko mwabyumvishe ni irushanwa rigiye gushaka umuhanga mu kuririmba. Bivuze ngo n'aba bantu bicaye imbere yanyu ntibaze kubatera ubwoba, icyo baza kubakuramo no kumenya ngo uyu muntu koko afite ubushobozi bwo gutsindira izi miliyoni 10. Bivuze ngo ubuhanga bwawe, indirimbo yawe wateguye, umenye uko uza kuyitwaramo kugira ngo uze kubatambuka imbere neza. Ubu turi mu ijonjora ry'ibanze preselection, abari bubone pass tuzongera tugaruke muri kimwe cya kane dukuremo abantu 12. Bivuze ngo buri cyiciro tuzajya dutwara abantu 12 nk'intumwa, sibyo? Intumwa za Yesu zari 12. Bivuze ngo preselection mushobora kurangiza muri benshi murenga 50. Tuzagaruka hano babandi bari babonetse muri preselection, dukuremo abantu 12 bazahagararira intara y'Amajyaruguru. Abo 12 bazahura n'abandi 12 bagiye bahagararira intara zose, duhurira i Kigali dukuremo abantu 30, tuzakuramo 12 bazajya muri finale. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nugira amahirwe yo kubona passe muri preselection, hazahita hakurikiraho icyiciro cyo gutora. Bivuze ngo muri kimwe cya kane twashyizeho amahirwe y'abantu 3. Abantu 3 mu ntara bazaba bafite amajwi menshi mu gutora. Bivuze ngo bazaba bafite amahirwe yo kujya muri kimwe cya kabiri. Turi kujyana? Bivuze iki? Bivuze ngo nimba waje hano ukaba ufite nimero, ntuze kugenda badafashe ifoto yawe wamaze kumbona pass, kubera yuko mu cyumweru hagati manimero yanyu barayafite. Ababonye pass bazahamagarwa bababwira igihe amatora y'intara y'Amajyaruguru azatangirira. Aho twahereye Kayonza bo wenda nimba mubikurikirana amatora bo barayatangiye. Bivuze ngo ntabwo mu ntara zose atangirira rimwe kuko tutanakorera rimwe. No kurangiza kw'amatora ntabwo kuzarangiza rimwe. Abatangiye mbere bazarangiza mbere, abakurikiyeho gutyo. Bivuze ngo nugira amahirwe yo kubona passe hano, tuzaba twinjiye mu cyiciro cy'amatora. 3 ba mbere mu majwi bazaba bafite amahirwe yo kujya muri kimwe cya kabiri, abandi ubwo bazarushanwa. Abo tuvuze rero ariko nabo bazarushanwa. Ntago tuvuze ngo direct kuko namaze gutsinda nagiye, ko tuje gushaka nyine abantu bazi kuririmba. Bivuze ngo nubona pass urakora imyitozo cyane ku ndirimbo bitewe na comment abajaji baguhaye, umenye ngo nugaruka muri kimwe cya kane uzagire amahirwe yo guhagararira intara ku rwego rw'igihugu. Ndabizi hari abaraye basenga bavuga ati ndafata imyuka mibi ishobora kumpa no kuri Kamoso mu izina rya Yesu, ndafoje ndikubise hasi. Ariko nize ko wanasenze uvuga ngo Mana ndasenze kugira ngo nze kuririmba neza n'amavuta andiho, sibyo? So nitwa Edi Kamoso, ndumwe mu bajaji ngaha. Ariko kumva ko ndi mu jaji nimumve yuko nje guca urubanza. Nta muntu tuje gucira urubanza, tuje kugira ngo tubakosore, sibyo? Mubyumve neza yuko tuje kugira ngo dushake impano. Uwo tuza gukosora byumve neza, nimudutinye kuba duhagaza nk'umutubone ko ari turabantu b'ibitangaza. Reka da, twaje kugira ngo dukora akazi Imana yaduhamagariye. Turabigishwa ba Yesu. Twese ahangaha twaratojwe, twahamagariwe gukorera Yesu, kuvuga Yesu, kumuhamya aho turi hose. Rero ndagira ngo mbamara ubwoba, mbamara impungenge. Nuririmba neza ukabona umuntu arahagurutse, hari arahagurutse araguhobeye, nuze kwikanga, sibyo? Turi mu rukundo, dukunda Imana, natwe twaje hano kwera urukundo. Yesu abumugisha. Ubundi hano ni ahandi intwari zisigara, intwarane tugakomeza. N'amashimensi cyane Reza Gentleman, twakire nimero 33 Mukuze Yezu. Mukuze Yezu, amashimensi cyane kuri we. Ubundi tumwakira twereke Imana yaduteguriye. Itangirira
yawe nawe ubwawe ntabwo uyiririmbiyemo neza, ufite beat nziza, kuri njye ni no. kuri ubu ngubu ni no, ariko urabikunze nk'uko babikubwiye, wenda n'abandi barakomeza, hari ibyo ushobora kugenda ugashyiramo imbaraga, ubutaha ukazabikora neza. Ukuze Yesu, urumva umeze gute? Cyoba humura, twese dufite amaraso y'umutuku, so turahuje, siyo? Ibiti yari nziza, n'igitekerezo nakibonaga cy'indirimbo, wari ufite igitekerezo cyiza, ariko uburyo waririmbye n'uburyo wabiduhaye ntago byagezeyo, ariko umunangi ubwo guhaye no. Mwaramutse, ese mwiriwe, Imana ishimwe, Amen. iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe, Mana itanga umugisha yawuhaye buri umwe, aho bitandukanira ntidusubirizwa rimwe, n'ibisubizo byacu ntabwo bizira rimwe. Uyu munsi ni njye, wenda ejo ni wowe, isaha ya buri umwe ivuze buri kimwe, ntarirarenga tuzakomeza gusenga, ibendera rya Yesu rikomeze kuturanga, si ukubahisha abasenga dufite ibanga ry'icyo yavuze bikiri mu mishinga. Akantu nabonye gusa nuko nubwo bufite ugomba kubwikuramo. Yego. Hanyuma noneho hari ahantu yageze ukananirwa, ariko mu bihe nk'ibi ngibi ntukaririmbe cyane kugira ngo utwemeze, ahubwo uririmbe neza gato, bishobora gutuma twemera cyane. Yego. Ngo haye Yesu. Akoze. Prote, Pereza. nanjye ngo Yesu. Turagushima, turagusenga, turagushima, turagusenga, turakuvuga ibigwi Uwiteka Imana. Imana yacu iraturinda, itwitaho iyo bikomeye, kandi yaraturinze mu myaka ishize, turinda ibyorezo byugarije isi. Kujya gusenga byari ikibazo, kujya mu isoko na byari ikibazo, dusenga dusaba Imana, Uwiteka yitwa gusenga kwacu. Imana yacu si impumyi irareba, Imana yacu si impumyi irareba. Wumva naguha amanota angahe ku 10? Kuko nawe wishyira habi wampa 8. Clarisse, kuririmba urabikunze, niyo wanditse iyo ndirimbo? Niyanjye. Ni yawe. Uraberewe, ariko bitewe n'ukuntu utaha, ibyo waririmbaga ntabwo byatugeragaho, ntabwo wigeze unkonvenga. Uyu munsi njye nguhaye no. Kuri ubu rero ni no, ariko ngewe nkurikije uko bikunze nakubwira
ugomba gutangirana energy ariko harimo kwiyoroshya mu ijwi. Wasaga nkaho uri guhuzagurika, ufite ubwoba? Ntabwo ari cyane. Ijwi ryawe ntabwo rirakomera neza, ariko ukoze cyane wagera ahantu heza. Reka njye muri akanya nguhe yes, kubera ko nshaka kukubona ahandi hantu. Murakoze cyane. rero ngiye kuguha amahirwe ngo ubutaha ntituzakubona tubone ibyo bintu byose nabonye bikurimo ariko utaraduha. Sawa? Yes from me. Murakoze cyane. Icyo nabonyemo n'ubwoba kuko impano yo urayifite. Kuko impano uyifite rero utaha uzakuremo ubwoba, tuzakubonamo byinshi cyane. Yes. Murakoze cyane. ubwo ufite n'ubwiki kandi twakubwiye ko hano tutari abacamanza. Akantu k'ubwoba ntabwo kabura. Nguhaye amahirwe, ndashaka kubona deliverance udafite ubwoba. Ko ubwoba nibushira uzakora neza. Ubu nguhaye yes, ariko ubutaha uzatangira, nutangira buryo uko watangiye uzazamura ukuboko. Yes, ndayiguhaye. Murakoze cyane. Murumva mushaka gutwara miliyoni 10? Muri tayari murumva mugiye kuyatwara? Yambi muze. For this man who needs amazing kind of grace, forgiveness at a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. There was Jesus, there was Jesus, in the waiting, in the searching, in the eating and the hiding, like a pressing burden in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been, where I'm going, even when I didn't know it, I could see there was Jesus in the shadow. Yes! Yes! There was Jesus in the shower, in the front. There was Jesus, our races and our race was. I will never feel alone. Never walk alone. In the waiting, in the searching, in the eating and the hiding, like a pressing body in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been, where I'm going. Ubutaha ni mugaruka. Nimugira amahirwe yo gutambuka. Sibyo? Muzaze nta bwoba. Nimugaruka muzagarukana ikintu cyiza cyane kirenze. Murarimba neza, muzagabanya ubwoba. Ntawe uri bubamere nabi hano. Sibyo? Nge mbahaye yes. Bright. Sinari maze kubikubwira. Urabona bitagenze neza. Rero nta bwoba. Mwari mumaze kuririmba ko Yesu, sibyo? Ni Yesu muri kuvuga. Nubwo tutabibona, nubwo wakumva ubwoba Yesu buri gihe muri kumwe, sibyo? Na hano rero abantu bose Yesu arabaruta kandi mufite impano muri mwe, sibyo? Ndababwira ko haje kandi ndababonamo impano y'ejo hazaza. So it's a yes. Ndabonamo ikintu kinini kandi kidasanzwe. Mwumva icyongereza? Njya kubabwira ijambo rimwe. Sibyo? I'm proud of you. Thank you. And it's a yes from me. Thank you. Nk'abana mwe nabakunze cyane, muranejeje, mufite impano. Murabizi ko mufite impano, muzaba abantu bakomeye. Mugende mukore practice, mwige indirimbo zindi zikomeye, indirimbo zirimo harmonies, muzabihuze. Ubutaha muzaduha ikintu cyiza, sibyo? Kandi ntimuzagira ubwoba. Bahaye yes. Thank you.
Jesus is a king, now and forever. Jesus is a love, now and forever. Jesus is a life, now and forever. It's a king, it's a love, it's a life, now and forever. Shalom. Ako kagabi iyo kageze mu rugo iwawe, ibintu byose ubona bihindutse, ukareba hirya ukareba hino, ukabura n'umwe uguhumuriza, inshuti zawe zo witaga amagara nizo ziba iza mbere zo kukwanga, abana bawe wakundaga birenze maze bose bagashira ubareba, ubutunzi wari ufite buhagije ubwo bwose bukaba nk'umuyonga, imisozi yose bakakugira indirimbo, waramye kenshi urugo ntirugucika, imisozi yose bakakugira indirimbo, waramye kenshi urugo ntirugucika, karasogota kakakujomba ni nk'inkota ityaye, ako kagabo kitwa Bigeragezo, ni kabi cyane mugenzi wanjye namuwe kagira, keretse Imana yonyine ikagukijije, karasogota kakakujomba ni nk'inkota ityaye, ako kagabo kitwa Bigeragezo, ni kabi cyane mugenzi wanjye namuwe kagira, keretse Imana yonyine ikagukijije. Yelele, 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 yelele. Tindi Bigeragezo. Stop. Uko waje nari nkwitezeho ibintu byinshi, uko waririmbye utangira, ariko hari ahantu wagende uva muri note kandi indirimbo ari yawe. Ikindi kandi hari ahantu byageze umuziki ugiye guhindura, sibyo? Ntacyo wambesha, ni ritme nk'izi ndazikora. Iyo ugize gutya abantu babiteguye ikintu kimwe kigurutse amabati, ntacyo nabonyeho ko nige ngo hano. Imana iguhe umugisha. Ngewe ikintu nakunze, nagize amatsiko yo kumenya ako kagabo, nibaza ukuntu nyine twaje mu ivugabutumwa nkumva uvuze ngo ni akagabo ngo gato ngira ngo oji, ngewe rwose kuba aka kagabo rwose n'uburyo wagahuje n'ibigeragezo byanejeje, byanejeje. Nari negerejemo gusa ijambo wenda uri buze kuvugamo Imana, waje nyine kurima iryo wavuze ko ari igihe umuntu ashobora kuririmba ikigeragezo bikarangira ari kuririmba ikigeragezo, ariko byibura kuko waje kumama iryo jambo rivuga ko Imana ari ibasha gukora ibyo n'umuhate, no kuba mbona ko ushobora kuba wakora, reka nguhe amahirwe. Yes, murakoze cyane. Ubundi indirimbo y'umwimerere ivuga Imana yagakwiye kuvuga Yesu, ni nkaho wahimbaje ako kagabo kitwa ibigeragezo cyane kurusha uko wahimbaje Yesu. Yesu arimo inyuma, mwamushize nyine inyuma naho urabyumva. Oya, ntabwo ari inyuma, ibice bikurikira biramuvuga. Okay, wenda ubwo nta kibazo, ubwo ntabwo twabyumvishe, wenda twacemo hagati. So ikindi miririmbire ntabwo yankonvense ko hari ahantu hagenda guva amanota, nkibaza se ni indirimbo yindi bacurangiye mu yindi byanshanze. Njye kuguha yes, ariko ugenda urepete pe. Murakoze cyane. Genda urepete, uracyafite akazi kenshi. Uvuga ngo ijwi ryawe ryari riri hano, beat yawe iri hano, kumva ko bitari biri ku murongo umwe. Bivuze ngo urashobora kubukunda kuririmba pe, ariko uracyafite urugendo runini. Rero nakubwira ngo courage, ariko nonaha nkwaye no. Kuri njye ngiye kuguha Yesu. Murakoze cyane. Aya mahirwe nguhaye, ikibuga ugiye kujyamo, hari abandi bari gufata imyitozo irenze uyu munsi wafashe, ejo wafashe. Fata irenze kugira ngo uzoze tweke ibintu birenze. Hari impamvu ituma mpora nshima, umwami wanyita
yitangiye akamfira akababazwa ku bwanjye niyo mpamvu ntaza muvaho musaraba warangamiye musaraba warabisibye ibyari kuzatuma ndimbuka niyo mpamvu mpora nkushima niyo mpamvu mpora nkushima. ni byiza cyane ufite ijwi rigera hejuru and vocal projection yawe urumva ko iri powerful ifite imbaraga. Hanyuma nakunze n'imyandikire yawe sinzi niba ari wowe wanditse iyi ndirimbo wowe wandika neza haracyarimo utubazo ufite gukora ku ijwi ryawe cyane hari ukuntu nyine wasaga nkaho ushaka gukora nk'utuntu tw'uturanzi ugasanga ntabwo biri gukundana ngiye muri aka kanya nkaye yesi. On Christ alone, on chief cornerstone, no other foundation can be built upon. No philosophy, no the wisdom of man, all of the ground he's seeking sand. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name he will not fail. ntangiye kubona ko Musanze hari impano. Thank you. Ufite ijwi ryiza. Ikintu nakunze ukuntu umanaginga microphone babiguhera amashyi kabisa. Yes yanjye urayifite. Araho nageze nkumva nubwo ufite ijwi ryiza ukaba ufite range uburyo uzamuka amanota yose yageraho wabishatse ariko uracyaririmba usa nkaho ufunze umunwa. Ibyo habihindura tone y'ijwi ryawe umuntu akaba yanakwenda kugira ngo uri kuririmbira mu mazuru. So wige kuririmba ufunguye umunwa. Sibyo? Wose icyanyuma uburyo imba uhisemo indirimbo ukaba uhisemo kurimba icyongereza. Vuga neza amagambo tuyumve. Sibyo? Ya hari amagambo ntumvaga ugenda ubikosora. Sibyo? Ya ariko muri rusange you have my yes. Thank you. When I'm worried about tomorrow, I won't be overmade. In the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. We'll never learn about your favor, your mercy and your grace. Is there go on forever? There's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's sufficient for today. So ngiye kuguha amahirwe yuko ubutaha nuza nzumve Yesu cyane uri muraririmba. Sibyo? Kurusha udukoryo n'uduteknike twinshi. Yeah, it's a yes from me.
iri jambo rivuga ngo ntabwo bimenyerwa rikubiyemo byinshi, bisobanuye ngo ibi bintu hari aho biva, hari aho bituruka mu gusenga, mu kuramya, igikorwa cyitwa kuramya Imana, gukora ikintu kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iyo tubihuje n'impano dufite birasohoka bikagira umumaro ukomeye mu bantu. It's a yes for me. Merci. Icyo navuga nuko ugomba kwitonda cyane. Kuko impano ikuriho Satani arayihiga. Ibyo urabizi? Yego. Uzi kuririmba, uririmba neza. Gusa icyo nakubwira nubwo waba uri umuhanga umeze gute, tekiniki zabaye nyinshi zijena cyane mu matwi y'abantu. Yego. Sibyo? Ariko ikintu cy'ingenzi nakubwira, uririmba neza, presence yawe turayumva, ariko urusheho gusenga cyane. Urakoze cyane. Amavuta niyo dukeneye cyane kuko uri umuhanga. Nguhaye yes. Urakoze cyane. It's a yes for me. Yesu, Yesu, Yesu we. Yesu, Yesu, Yesu we. Yesu, uri umwami w'amahoro. Yesu, uri umwami w'amahoro. Nzavuga hose izina ryawe Yesu we, kuko wavuze uti munyikoreze imitwaro yanyu n'amaganya yanyu byose mbibaruhure, kuko ndi umwami w'amahoro, kuko ndi umwami w'amahoro. Uri igiti cy'inganzamarumbo Yesu we, n'abakwegamiye ntibazakorwa n'isoni, kuko uri umwami w'amahoro, kuko uri umwami w'amahoro. Ndifuza kuzongera kukubona Urakoze. ubutaha. Yego. Ariko nugaruka uzakoreshe nka piano cyangwa gitari. Nta kibazo. Yego, bizadufasha kugira ngo twumve neza uburyohe buri mu ijwi ryawe. Yego. Yego, yes. Urakoze. Najya nkubaze ni iki cya kumotive kugira ngo uze hano muri ano marushanwa? Ikintu cyatumye numva nakwitabira aya marushanwa, numvise ikiganiro kuri Keti Radio cyatanzwe n'umumambure wanyu hano. Noneho kubera ko nari nsanganywe impano, kuva ndi umwana nari nsanganywe impano, ariko kubera ko mbere muzi ko mbere y'intambara muzi ko nta leta yitaga ku mpano z'abantu, kuko mu ishuri naririmbaga indirimbo nihimbiye muri examen. Impano ndayikurana, bigera ubwo njya numva ijwi ry'indirimbo z'Imana ziza, indirimbo nyinshi nkazigisha amakorari, ariko bigeze iki gihe ndavuga nti se ko numva impano indimo nanjye nayikoresheje nkayibyaza umusaruro, nkareba ko hari icyavamo. Nicyo cyanteye kuza hano. Gusa naje hano ntahatanira kumva ko wenda nafata ziriya miliyoni. Naje hano ngira ngo numve ko nanjye hari ikindimo, ko nanjye impano yanjye naturukanye ndi umwana, ko nayikoresha nanakuze nkayitoza n'abandi, n'abana banjye n'abandi bafite impano. Murakoze. Imana gumugisha cyane Petronile. Murakoze. Ndashaka kuguha amahirwe yo gutanga ibyo bintu maze imyaka yose wiyumvamo utarabasha gutanga. Murakoze. Nguhaye Yesu. Murakoze. Yanshimishije kubona umumama uvuga Yesu, uhamya Yesu. Ndamukunda. Kandi nanjye ubwanjye ntawamunyirukana, nta ntibishoboka. Uzabyemere. Nokuri. Ni byiza, wagize neza, wari kuba wibereye mu rugo, kandi ufite akajwi kiza gateye impuhwe gashobora guhumuriza umuntu igihe ari mu bibazo. Murakoze. Nifuza ko Imana iguteza imbere, ubutaha uzagaruke uririmba witonze nta bwoba. Nguhaye yes. Anyitaho mu bihe byose, ahora hafi y'umutima wanjye awuhumuriza, awuzuza amahoro
nabasha gusobanura umunsi ku wundi jyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi jyewe ndamubona ntago ari byo nubanye abandi umunsi ku wundi jyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi jyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi jyewe ndamubona ntabwo ari byo nubanye abandi umunsi ku wundi jyewe ndamubona. No comment. Uri umuririmbyi mwiza urantunguye. Murakoze cyane. Mbere yuko nguha Yesu kongeye kuyiguha ndagwa devoir y'ubutaha ndashaka kubona Fisto wanyawe ko uyu munsi uduhaye sample uduhaye akantu gatoya kuri Yego. ubutaha niteze kubona Fisto wanyawe. Yes from me. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name, and have been born again into your family. Oh, your blood flows through my veins. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Biranejeje cyane twagiye tubona abantu bake bashobora kuririmba banacuranga ariko ndishimye ko ubu ngubu dufite umuntu ushobora kuririmba akanacuranga rero genda ubikoreho kuri njyewe njye kuguha yes. Nakunze uburyo connecting na crowd ntago wiririmbira kandi urabona ko ibyo uri kuririmba ni nkaho byizera ko uri kwizera ibintu uri kuririmba sibyo byanejeje ubundi ukaba ufite powerful voice yego ukeneyemo some practice utuntu tumwe na tumwe du technique ariko ijwi ryawe riri powerful birumvikana ni ijwi ry'imbaraga kandi rijyanye cyane na style nakunze kuno wahisemo indirimbo ihuye n'ijwi ryawe no kuvuga ngo ibintu bya pop rock
bihuye n'ijwi rya mu buryo bufatika. So icyo cyo nagikunze. Hanyuma of course uri gucuranga, turumva ni sawa umucuranzi, ariko hari ahantu wagiye uswata utunota nawe wahumvishe. Utwo tuntu nyine nawe umenye ko muri iri rushanwa dukeneye ko ibintu byose biba biri ku rwego rushimishije, sibyo? Naho muri rusange nakunze kuba uri hano, wakoze cyane kuza, and it's a yes from me. Urakoze cyane. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's home. From my mother's home, you have chosen me. You have chosen me. Your love has called my name. Has called my name. And I have been born again. And have been born again. To your family. To your family. Oh, your blood flows through my veins. From my mother's home. From my mother's home, you have chosen me, you have chosen me. Oh, your love has called my name. I've been born again. I've been born again. To your family. Oh, your love flows through my veins. I'm no longer tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje. Tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera y'umwana w'intama waneshe. Tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama waneshe. Tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama waneshe. Tuzazamura ibendera y'umwana w'intama waneshe. Tuzazamura ibendera y'umwana
tuzagira mu ijuru tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama Yesu Kristu ni inshuti yanjye amenyera byose niwe ntwari itagitsindwa ku rugamba iyo mucumuyeho ntajya nca yihutira kumpa imbabazi niwe nshuti nziza idatenguha umwiyambaje Yesu Kristu ni inshuti yanjye amenyera byose niwe ntwari itagitsindwa ku rugamba iyo ndi mu byishimo nizera kwa ndi hafi ndetse no mu mubabaro ngo ntiheba nkagwa Yesu Kristu ni inshuti yanjye amenyera byose niwe ntwari itagitsindwa ku rugamba nguhaye amahirwe nguhaye Yesu Muhaye Yesu yego murakoze Yes. murakoze Yes. murakoze hari ukuntu bijya bimera iyo ukorera Yesu hari ukuntu bijya bimera iyo wimitse Yesu mu mutima hari ukuntu bijya bimera iyo ukorera Yesu hari ukuntu bijya bimera iyo wimitse Yesu mu mutima hari ukuntu bijya bimera wowe ufite ibibazo bigutera kwiheba no kwiganyira jya mu cyumba cyawe upfukame usenga ubwira ibikuruhije umwami wacu Yesu azava ku ntebe akubwira ati mwana wanjye wowe napfiriye ku musaraba babandi bagusekaga babandi bagupingaga bamwe bazamanika amaboko hejuru bavuga ati shimwa nyagushimwa wowe ukura umuntu ahabi ukamwicazanya n'ibikomangoma hari ukuntu bijya bimera rega iyo ukorera Yesu n'umutima wawe wose haleluya hari ukuntu bijya bimera iyo ukorera Yesu hari ukuntu bijya bimera iyo wimitse Yesu mu mutima hari ukuntu bijya bimera reka nsike wowe shitani wowe utugabaho ibitero wumva ko ushaka kudufata uko buke ye nuko bije hari ibanga tugenda na Yesu yasiza tubwiye ati gusenga ubu udasiba kwiyiriza ubusa nibyo byirukana abadayimoni izina ry'uwo mwami Yesu dore ibigeragezo iyo bije bidusatiye turapfukama tugasenga tukabyira ibitubabaje Yesu wacu Yesu Kristo akaduha imbaraga ikigeragezo kiraza nkakibira nk'uko umuntu abira ubugari kuko gisanga kikamye mu mwami wanjye Yesu hari ukuntu bimera iyo ukorera Yesu haleluya ikintu cya mbere
iyo ugeze kuri stage hari ukuntu ugaragara. Ushaka kuvuga ku mucuranzi wawe uko yaje ari kuri stage. Ni inama nshaka kubagira ukuza witeguye, kuko nimba twaje kuramya Imana, niyo ugeze imbere ya papa wawe n'umuntu wubaha ukuramo ingofero. Ndabyumva neza cyane. Ndabeshya? Niko bimeze. Ntabwo ushobora kuza kuririmbira Imana gutyo wambaye amasengere nkuje gukina box n'ingofero. Nakunze performance yawe. Murakoze cyane. Ikintu gitumye nishima cyane ni performance yawe n'abaraperi bake baririmba chorus bakanarapa. Nta comment ifite aho ngaho. Amen. So wanyemeje wayisuhanagura ya makosa nabanje kureba. Mane bahawe. Ubutaha uzabikosore. Nge nguha yes. Pianiste wawe yabikoze neza. Rero kubwanjye muhaye yes. Daniel. Amen. Tekereza ko ngiye kukubwira iki? Kiri ku mutima wawe cyiza. So icyambere uzirikane ko performance ituruka kuva ukiri mu ntebe yawe kugeza uko babikubwiye bagenzi banjye. Icya kabiri nakunze obviously performance yawe ni nziza nayikunze, ariko ikiyongeraho nakunze tone ukoresha, sibyo? Ufite ya raw twita hip hop yo muri street. So nabikunze cyane. Hanyuma hakaba n'ikindi kintu, buriya abantu benshi ntabwo babizi, bazi ko kurapa ari ukurapa gusa, ariko buriya kurapa bijyana, umuraperi mwiza ntajyana na beat gusa, ahubwo ajyana n'amanota. So icyo kintu nakikubonyemo kiranshimisha cyane, ni ikintu utabona n'abaraperi benshi. So icyo cyo nagikunze. Hanyuma ikindi gisa nkaho tutandukanye, imiririmbire yawe yo ntabwo yanconvince. Rwose imiririmbire mwene da, imba wayongeraho courage ukabikoraho cyane, cyangwa wabireka burundu kirapira. Ngiye kurapa kwawe nabikunze, imiririmbire yo rwose. Yes, ubundi kurapa nibyo mfitiye tara cyane. Waririmbiraga iki bro? So nguhaye yes yanjye. Nuko nguko bimaze, hari ukuntu bijya bimera iyo ukorera yes w'i Nazareti, hari ukuntu bijya bimera. Amashimwe cyane kuri Daniel. Nuko nguko bimeze. So ladies and gentlemen, nkuko nabikubwiye, turakomeza tugenda twakira aba contestants bacu bagiye batandukanye. This is the Rise and Shine Water Talent Hunt ku nshuro yacu ya mbere 2023. We are right about here muri Musanze, akaba ari session yacu ya mbere iganisha muri kimwe cya kane. Tuzagaruka tuje gufata abandi banyamahirwe. Ladies and gentlemen, put your hands together as I'm introducing the first girl kuri stage hano. Ndagira ngo amashyi menshi tuyashyire kuri ni yo gi ho zo. Amashyi menshi cyane atambuka, ubundi atwereka icyo yaduteguriye. Murakoze. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. There are salvation. Jesus is mine. There is spirit, a glory divine. This is my story. This is my soul, praising my Savior. Oh, the Lord. This is my story. This is my soul, praising my Savior. Oh, to the Lord. Come on. Ugerageze gucunga na mikrofone yawe.
ko turamutse tudafite limita mu byuma hariya bishobora kutumena amatwi. So ni byiza kugira ngo twumve uko ukoresha mikrofone igihe kuririmba, ibintu bizagufasha cyane. Uzumva abantu b'abahanga ariko uzibande ku bantu ba ministering. Ikintu nkubwiye uzagikore, mbisubiyemo. Uzumva abahanga ariko uzibande ku ba ministering, kuko niho uri. Niwita ku bandi uzasubira inyuma. Uzibande ku ba ministering kugira ngo bizakure. Ndaguha Yesu. Ndabona ibirenze kuba umuririmbyi mwiza, ndabona kuri umuntu w'umuminister, umuntu watanga umuti ku bugingo bw'abantu bakumva. Yeah? So ntabwo uri umuperformer, you are a minister. Icyo cyo nakibonye kandi nagishimye. Ikindi nakunze ko wateguye, ariko nanone watoranyije indirimbo utari comfortable with. Indirimbo watoranyije ngiye ubwanjye ndayikunda cyane, ariko ngira ngo imbarina nerves zazemo kwa koba n'iki wageze ahantu himba lyrics zawe, hari lyrics waririmbye zitabamo rwose. Sinzi ukuntu byakugendekeye cyane ku gice cya mbere. Ni feelings. Ni feelings. Okay, feelings rero cyane wahisemo indirimbo abantu bazi no kubyitondamo. Siko bimeze? Gusa vocally you are great. Wite kuri izo mic control bakubwiye, nakunze of course appearance. So I want to see you next time and you have a yes from me. Ndumva agiye kugwa amahirwe ubutaha uzaduha ibirenze kuri ibi ngibi. Uzahitemo repertoire nziza kandi uyikorere practice birushijeho. Wahaye yes. Uranyemerera yuko ubutaha uzakora ibirenze ibi cyane? Nibyo. Nanjye nguhaye yes. Murakoze. Mwami w'abami bangukumbuye, nshaka kubona turi kumwe mu bwami bwawe, managura amarira yose narize, uririmbira indirimbo z'amashimwe, ng'uwo munsi nkeneye kuzawubona, imyaka n'ibihe bizashira, abami n'abatware bakuzeho, mwami w'abamazi imigoma, hari ibintu bimwe bizibagirana, marira azashira, intimba zizarangira, ibyago birangire, ayiwe mana we uzaduhindurira ubuzima. Wagukoreye beat, yagukoreye beat nziza pe. Nemo ndumva nkumva icyo yavamo, ariko haririmbye umaze no kutubwira ko indirimbo ari yawe, nkavuga se indirimbo koko niye. Nawe doubtinze ko indirimbo ari yawe. Ikindi performance iyo ugiye guperforminga bituruka, ntago ari uko bitangira ko byageze aho ngaho imbere, bituruka ntari uba wicaye ukuza imbere, waje imbere hariya ngira ngo ni the band uje kabisa. Yeah. Rero ntekereza ko utaritegura mu buryo bwinshi, soko bitakunda uracyafite wenda ukoze akazi ujye ukakoramo umurimo, hari icyavamo, ariko mu bigaragara ntago uritegura neza. Okay, sinzi ngewe niba ari ngewe uri kumva nabi, ariko umuntu ashobora gushutinga neza cyane kubera ko uri kutwereka ibimenyetso cyane kurusha ijwi uri gusohora muri wowe. Uri gukoresha amaboko, nkibaza Chris Brown wakijijwe ariko uri kumfunyikira amazi. Ntabwo ngewe nakubeshya, sinshaka guca inyuma cyangwa hehe. Mu by'ukuri hari ikintu wumva urashaka kuririmba ariko ntabwo hari, sinkubona. Nkanjye ngewe navuga ntiwapfunyikiye amazi, kuko bigaragara yuko uramutse ukoze neza dushobora kubona Chris Brown wakijijwe cyangwa Meddy wakijijwe. Bivuze
ndifuza ko ubutaha uramutse utambutse waza umeze neza kuri njye rwose ni no. Umutima wanje mwami Yesu ngwino utegeke kibikirimba cawe mwami Yesu aho unezerererwa kuko ahubaye haba ubuzima kuko ahugendera ijuru niho riri nimore nimore mu buzima bwanje mwami Yesu ngwino wiganzire mu byo nkora byose mwami Yesu ari we uboneka kuko ahubaye haba ubuzima kuko ahugendera ijuru niho riri nimore nimore kuko ahubaye haba ubuzima kuko ahugendera mu ijuru niho riri nimore nimore murakoze cyane. ubu nanezerewe ndi kwifata kuko ngewe rwose njya nezerwa bikabije ubu ngewe wanyishe muri njye naho umutima wo numvaga nifuza wawumpaye ijwi ni ryiza nakunze ko utashatse kuduha ibintu byinshi ko hari igihe umuntu ashaka gushyira ibintu byinshi agahita mu ndirimbo akaba ari bwo bipfa rero kubimenya nabyo ni byiza kuri wowe rero ngewe ndaguha Yesu ikuguha Yesu ubutaha shaka abandi bantu bagucurangira kugira ngo niba ushaka amahirwe yego ushaka kutwemeza yego ko na gitari ushoboye ariko hitamo icyo ushoboye kurusha ikindi kuko kimwe gishobora kubuza amahirwe. Ufite ijwi ryiza rwose ubu nibwo twumvise Israel n'ijwi turumva ko ashobora kuva mu kintu gikomeye cyane. Hanyuma noneho uzirinde mu ndirimbo abantu basanzwe bazi gushyiramo tekinike nyinshi zirusha uwayihanze sibyo. Ushobora gushyiramo akantu gato keza kakamira wa wundi wahanze iyo ndirimbo ariko utirushiramo tekinike nyinshi. Ikindi kandi igihe uri kuririmba amashyi ashobora kukubeshya abantu bigatuma utabona ko bagukomeye amashyi uhita uva mu inota kandi ugiye muri tekiniki. Rero kuri njye ubutaha ndifuza kubona umeze neza turimbira neza n'abacuranzi nguhaye Yesu. Urakoze cyane. Israel Karame. Nakunze cyambere song choice ya indirimbo wahisemo bimbwira n'umutima wawe umuntu wahisemo nk'indirimbo wa mbere wari wahisemo ni indirimbo ziba ziri deep so nabikunze nakunze tone ijwi ryawe uburyo ijwi ryawe rimeze mbese birayunguruye nuko nabyita amagambo make ni byiza umva biryoshye kukumva so ugenda ukomeza ukora ako kazi gusa njyewe ndashaka kubona ubutaha ndashaka kubona byinshi bikurimo ko ndi kwibona ko bikurimo njyewe rwose nguhaye Yesu. Gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi umumugisha wawe kuko nshobora
nshobozwa nawe mbaraga unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe mbaraga. It's a yes. 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 Avusa ngo hayi yes. Merci. Ubutaha uzazi noneho uririmba neza sibyo bikurimo cyane wari ufite ubwoba ariko ngo hayi yes. Iyo nibutse urukundo Yesu yakunze twebwe abari mu isi rwatumye yemera gupfira ku musarabi Gorogota wari umusozi w'ikivume wabagagaho abagome n'abambuzi niho Yesu yabambiwe. Kuki utizera mu ijwi ryawe ufite ijwi ryiza ariko ntago wiyemera. Watangiraga neza ariko ending zikaza zituzuye ku buryo ubaye uri gukoresha piano waba wavuye muri note. Kora ku cyizere cyawe ubutaha zaduha ikintu kibyibushye sibyo. It's a yes. Rero rwose ubonye ko usoje nasetse amenyo yanjye yose ari hanze bivuze ngo wanejeje. Imana igumugisha so nguhaye yes. Ikibuga ujemo ugomba gukora kugira ngo uzamure ibikurimo byose bisohoke. So devoir ufite nuko ugomba kujya kwiga ukabikuza. Ibintu duhaye ni byiza ariko nko wandi wabivuze biracyari urabyo icyo nshaka kuvuga. So ugenda wikoremo umurimo. Yes from me. Hari igihe kigera amagambo agashira amarira akaba ariyo avuga ikiri ku mutima. Hari n'igihe amarira nayo akamye agahinda kakagucengura umutima. Ariko ngashimishwa nuko iyo aturemye ibi bibona. Tembure yawe ni nziza. Nashakaga kumva ko hagati ya Vestine na Dorcas numvaga ko ukunda kubumva. Urumva ko nabyumvise ushaka kubumva cyane hanyuma uzisobanukirwe wumve ikintu ufite muri wowe cy'umwihariko. Yego bumvireho ariko nawe wishakemo ikintu cyawe. Jya kuguha yes kugira ngo uzabikore neza. Nakunze tone yawe ijwi rya buryo risona biraryoshye. Nakunze n'imbaraga ufite mu ijwi none ariko uracyafite akabazo ko muri tekinike uburyo ukoresha ijwi ryawe. Hari aho wageze ukaririmbira hano mu muhogo hari n'aho wageze nkumva umimeze nk'aho uri kuririmbira mu mazuru kandi baririmbira hehe mu nda sibyo. Ako kantu wagenda ukagakosora. Ariko ngewe rwose ndumva birimo kandi nguhaye yes. Imana igumugisha hanyuma ufite ijwi ryiza ufite umwihariko mu ijwi ryawe nk'uko babikubwiye ugerageze ugende ukore wumve cyane yaba abukunda n'abo udakunda bitewe n'ibyo ushaka kubigiraho hanyuma ndaguha yes. Imana igumugisha. Genda ukore practice ukore repetition wowe ku giti cyawe. Nimba ufata telefone ukore repetition cyane kuko ufite ijwi ryiza ufite timbre nziza ku buryo umuntu ushobora kuririmba neza ukagira ijwi ryawe ku buryo unakoze n'indirimbo buri muntu akumva ko ari umuririmbyi mushawaje. Rero ndagukeneye ubutaha mu bandi hano nguhaye yes.
You sent your word to heal us. You sent your love and peace. You sent your word to heal us. You sent your love and peace. How can I repay you? Oh Lord, how kind you are. Your mercy flows from above, sinking to save my soul. When I was yet in sin, you came and died for me. My burdens were so heavy, I could not find no rest. By Jesus you came and you set me free. I give you all the praise, Jesus. Murakoze. mu by'ukuri nta comment mfite, reka zirekera abandi. Sibyo, reka nzirekera abandi. Kuri jye ntaguhaye Yesu, menya n'Imana yabimbaza rwose. Undirimbiye neza, washatse kundiza nuko utangije jandi hahandi, ariko ntacyo. Ubutaha nzi ko unyemerero uzaze urundi Ivete, nifuza kubona uririmba n'amavuta ukaturiza. Sibyo, guhaye Yesu. Biranejeje kuba waje, ni umugisha. Ikintu cya mbere nakubwira ni uko ufite ijwi ryiza. Ufite ijwi ryiza rikora ku mitima y'abantu. Hari ukuntu waririmbaga nkumva hose ubasha kugerayo. Ufite low voice imeze neza. Na high notes zawe nazo ni sawa, ariko ndagusabye ushaka indirimbo z'abahanga kurusha ingi wakoze. Ugenda uzikorera practice nyinshi, bizakuzamurira impano yawe. Hanyuma ikindi nakunze dynamics wakoresheje. Courage ngiye kuguha yes. Ubundi nakagusabye ko ndirimbira indi ndirimbo, ariko impano yo nayibonye, ahubwo ubutaha uzahitamo nyine shwa yindi y'indirimbo n'amagambo, uburyo nyine turi buyumve. Muri rusange uri umuririmbyi mwiza cyane, kandi nakubonyemo impano ikomeye cyane. Ugenda ukore cyane, ndashaka no kuzakubona ubutaha. Wakoze kuza, so it's a yes. Nishimye kuba waje hano. Ubundi abantu baza nkavuga kabisa nkumva birimo, ndumva nezerewe kuba waje. Iby'umugisha kuba uri hano kuri no platform, uramerita kuba uri hano. Nakunze ko numvishije amagambo wavugaga. Muri make nishimiye kuba uri hano, ngo haye yes rwose. Mana gumugisha kandi. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Tuvuga ngo tubere ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Urubuhungiro bw'imitima yacu, ni wowe nkingi twegamiyeho. Urubuhungiro bw'imitima yacu, ni wowe nkingi twegamiyeho. Watubereye ibyiringiro. Twese tuvuga ngo tubereye ibyiringiro.
watubereye ibyiringiro. ijwi ndaryumva n'umutima ndawubona kuko ibyo ngibyo n'ubundi wabimpaye. Hari ibyo wenda ushobora kuzakoraho ariko ndaguha Yesu kandi Imana iguha umugisha. Hanyuma uriho ubwiza bw'Imana, reka mbivuge. Murakoze cyane. Hari igihe umuntu ahagarara imbere gusa ukabasha gufiringa ikintu cyangwa ukumva bimeze neza. Usenga Imana kugira ngo bikomeze byaguke bikure kuri wowe. Uri umuririmbyi mwiza, uriho ubwiza bw'Imana kandi ukomeze ubungabunge ubwo bwiza bw'Imana bukuriho. Genda ukore neza, utegure na band yawe, nguha Yesu ubutahuza uduha ibintu byiza. Murakoze cyane. Ku bwanjye nari buvuge ngo ukoreshe piano gusa n'indirimbo wisangamo, ariko ntabwo ari ngombwa cyane kubera ko ndabona ko ufite umwuka wo kuramya Imana, ndabona ko ufite ijwi ryiza, ndabyumva. Ngiye kuguha Yesu, ubutaha noneho uzaze wakoze practice zihagije. Murakoze cyane. Ibyaba byakudistressinze ari byo byose, ibyuma bitagenze neza, tutagenda neza ni twinshi kuri stage, abaririmbyi barabizi. Ariko kuba wakomeje ntuhagarare ugakora icyo ugomba gukora, icyo cyo kirerekana uwo uriwe, kirerekana uko kwitwara. Ese umuriro wagiye uri kuririmba wabyifata mute? So iyo ni quality nziza. Icyanyuma urumuramyi umuntu arawibona, nta effort nyinshi, anointing atari ku feeling. So from me you have a yes. Amahirwe abaho nyamara amahirwe saya burumye, urukundo wankunze nirwo gaciro, ubundi ubakwa ndi muri wowe. Natazira uwankunze nta kiguzi mfite, amahirwe na byiringiro byo kuzagera iwe, kubw'amaraso ye yamenye ubundi umwana mu rugo. Nabihamya nabyemeza Yesu niwe cungu, amaraso ye yamenye niyanyoza umutima. Nabihamya nabyemeza Yesu niwe cungu, amaraso ye yamenye niyanyoza umutima. Nyuzura mu buzima imbaraga ukorere, nakwihaye ukoreshe icyo ushaka kibe mwami. Nyuzura mu buzima imbaraga ukorere, nakwihaye ukoreshe icyo ushaka kibe mwami. Mbahaye amahirwe rwose uyu munsi, mbahaye amahirwe, mbahaye Yesu. Mwakoze kuza, Imana ibaho umugisha. Ngiye kubaha chance, ariko noneho mugende mwige guhuza, kuko hari ukuntu numvaga mugenzi wawe ari kuririmbira hejuru cyane, ubu ntitubashe kukumva neza. Ariko ubwo mugiye gutangira nka groupe, mukore kuri icyo kintu cyo guhuza, ubutaha muzaduha ikintu cyiza. Mbahaye Yesu. Murakoze. So hari igihe mushobora guterana imbaraga, kandi guterana imbaraga bishobora kuba byaba no mu buzima busanzwe. Ariko ubundi iyo umuntu ahisemo ikintu nk'icyo noneho akagihitamo ari kwirushanwa, ni uko aba azi ko abo bantu bahuye bagiye gutanga ikintu gitandukanye n'uko yari bukore wenyine. Si byo? Niyo mpamvu mbabajije. Uko
kuko nyine mwabihisemo turi bubyubahe, ariko group igomba gutanga ikintu ku buryo duhita twumva ko ari abanyempano babiri bahuye. Ndabaha Yesu. Thank you. So nemo ndakurura ndi gushakisha amashusho. Ese uni James na Daniela, ese uni Ben na Chance, nkumva ntago biri kuza. So nta definition bifite. Cyakora icyo mufite ni kimwe, mufite amajwi meza kandi nkanabonamo cya kintu cya ministry. Ubwo rero biba ari kujudginga mu buryo bwa groupe, ikintu cyonyine kigiye gutuma mu passing ubu ngubu ni kwa ko mufite talent igaragara. Ikintu nabasaba no kwiga uburyo mu bihuza. Ubutaha mwaza kuri iyo stage tukabona ngo niki uri kumwongerera, niki kiri niye mariage iri navuga simvuze mariage y'ubukwe simbizi byayo. Ariko mbone mariage mu majwi, mu miririmbire, mu mikorere, mu bijyanye na music, sibyo? Ya umwuka w'Imana ndawo babonaho. Ariko uyu munsi ho tubyemeranye ko reka tuvuge wenda ko ari uko byari batunguwe, sibyo? Impano zirahari ariko harimo utuntu rwose tutagenze neza. So mbahaye Yesu kubera ko nshaka kubabona ubutaha mwabikosoye. Yes from me. Ndagushimye kubw'aba contestant twabanye nabo, ndagushimye kubwa team yose muri rusange, ndagushimye kubw'ababonye yes n'ababonye no, kuko bose bafiteho umugambi. Turasenze kugira ngo birenge ibyirushanwa, ahubwo ukore igikomeye mu mitima yacu, ndetse ibingibi nuri kubikurikira wese yumva aguwe neza, kuko icyo tugamije ni ukugira ngo ubutumwa bwawe bugere kuri bose. Mwami, ushimwe kubw'iminsi tumaze hano, ushimwe kubana natwe, ushimwe kugendana natwe, ushimwe ko imiryango yacu n'abacu bose, igihugu muri rusange ndetse n'isi yose kuri kumwe natwe. Tukuragije ibiri imbere kandi tugushimiye ibyatubayeho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.